we shaka dogo. Shaka dogo umva sha. Nasoni uri gucunga ni turi gucunga. So we toka we. Nasoni. Yakoze amasaha. Chuchu gusto. Hanese. Akangara dukunda bakora tukira abana ariko cyari chuchu n'cyari cyangije ubwengera. Koza umuhanda munini cha kabisa iko shaka dogo nakubwira nguki boss marani njeko nyiri kundungura kuri wari kureba iki ari kureba iki nazo umugabo mwabacunga ibintu by'abana mbega bivuze yuko wandebaga ingo shobora kutazakwishyura wa mwana ahubwo se hari ikindi nashakaga kukubaza utanyishyura amezi amaze kuba 3 ko ntakwishyura wari ufite imyaka ngahe naje mfite imyaka 5 none ugiye kugira ngahe 10 ukoze amezi 3 ni ukwezi kumwe na 3 ubwo ushaka ko nkwishyura ubwo se ndakwishyura ngahe amafaranga 1000 ibintu byose nyaguhe yazanye zana agatebe tishyira tereka ari agatebe nze tugiye reka nze nkwishyure shaka none se shaka do none dusubire nanjye ushaka ko nkwishyura ese undi gihe ushaka kuva mu kazi se kumwe uri nkwishyure si urya se ntunywa se nkugurira imyenda nubwo imyenda ariyo waje wambaye ariko nkugurira imyenda azagura ibyo azataha wambaye cyane ujya gutaha nzakugurira imyenda kange gukura umva se wowe ngiye kukwishyura ariko ntareba akira mba rero nkubwire hari akantu nshaka gato nashaka no kukubaza ngiye kuguha ikizami cyo kuvuga nk'ihene shaka kumpa akazi nk'ihene ni 10,000 nawe nutagitsinda urabimera ese ko nta mafaranga ateganya ijyana rwose nariyahaye oya dore ndaye kuvuga nk'ihene kuvuga nk'ihene ese ubu nijya kurya ariko se sinkugaburira si uko ushaka bivuga ngo urayatsindiye wenda ni 10 n'ayanjye ngo uhite uvuga nk'igihunyiro 5,000 aho sawa nakwibye shasi cyane ndakurya ngo uvuga nk'isake senyise bivuga ngo urayatsinze yose ntabwo ukigiye nakubwiye ngo ubundi bo ntabwo ugomba kuzava iwanjye nawe utasubiza isuku nayakuriye ngiye gukomeza ukorere wanjye ngiye gukomeza unkorere umva se ariko garapfuye ngo ugiye kuza kumusura genda ushaka ukuntu niba urategura hari ahantu sase neza turabona ko twebwe tuba tujya twiryamira nk'abajangweri nyine genda sase neza hariya nyine tuhagire neza sawa kandi ahite ndangiza kuyu mwana ubu rwose faranga ye ndi kugenda nyaryo se nyine asambara ngambwe yakuyashize aho ngomba kuzamubwira yuko ndanguriza nkajya kuyagura indaya akoshana kozabwira umubyeyi w'umwana yaramuguha akiri muto ako naranzabwira ko namureze ko n'amafaranga namuhaga
ariko ntibigomba kugenda. Yego faranga amaze imyaka irenga 6 ankorera, ariko nta kundi. Ariko akangire nanjye nje kureba telefone basanga Garaferi yampamagaye akambura. Le sira papa nanga ichana sisi ni kombo erewari kombo imbere. Ushaka ufite umujinya. Amafaranga yamaze kurya. Ntayari. Amafaranga yamaze kurya. Ntayari. We Garaferi. Bimeze bite musaza ariko mwarashana. Meze bite? Bimwe biracamo. Gucamo. Bite? Sawa. Meze neza. Ushaka kutajya mu nzu. Nese Jya mu nzu. wicariye arakwirukana kuri. Nese ko mbona ukirukana umwana bimeze bite? Hari ikibazo ufite umushyitsi. Oya nyine nakubaza nese umwana we si umuntu. So wawe none uzajya guhemba. wicara. Umwana niwe natoraguye. Nabe yicara Agomba kugira ute? Agomba kumutegeka. Ushaka kumujyana se? Marero ushaka Ako kumutegeka. Garaferi rero ushaka kugenda uzana ibintu bya no kundereka mu Mba nyine reka nkubwiye. Umwana wese ujye umufata nk'uwawe. Shaka wakwicara. Umwana wese ujye umufata nk'uwawe. Ntukafate umwana ngo umuhohotere ngo ntabwo yakwicara abantu bakuru bari gute. Utaramubyaye. Utaramufata umwana wese nk'uwawe. Ye rero cyane imbaro kusigaye umeze mperuka ufite umutima mwiza ariko nabona uri mugenda wiga imico mibi. Umwana oya buretse mbanze mubwire. Umwana nimba ugiye kujya umukoresha ibintu nk'ibi haza abantu ngo nagende wese ntagakaraba. Karaba? Osenje mbamari nta. Nonese ko nduza afite isuku nta kibazo afite uramwirukana ngo bigende bi. Ariko tugiye kuganira. Kuba tugiye kuganira nonese harwo tugiye kugambanira igihugu cyangwa hari umuntu tugiye kwica. Ahubwo se mwana umeze neza? Yemeze neza ahubwo uyu mwana nukumiza kumufata gutya. Jewe ndaza kumwitwarira mujyani wanjye. Kumva mubwire. Ukantu wakazira. None se nyine ndagenda kuri Garaferi. Ariko ndi umuntu uvuze ibintu yabizira ati gute. Wowe urashaka kugiye gushaka nese shaka ko mpinduka umukozi we. Hinduka umukozi we ntabwo mubwiye ngo hinduka umukozi we. Ariko nawe ntabwo ari umukozi wawe. Ntabwo murera kucyuje kunsura unungu. None se yangonye nkuteguza. Nese unungu uburaza kurya. Ikibazo ntago ari ibiryo niba bihari umuntu arabirya niba nta bihari kandi nabwo ntago nzamwe no n'ibiryo nzamwe no kureba umuvandimwe. Kozo bujya kubukena ari ububwa. Ubu ngiye gushanda ndaguteguza ariko ujye kunsura ntabwo wateguza. Nyine birumvikana giye wanjye nta kintu kiba cyabuze. Ntabwo ari ngombwa kuzajuza ngo wampamagaye ngo dushake ibiki byose biba bihari. Ariko ngiye icyo mbuze. Wowe yasuka kuvuga ko hari icyo ubuze. Ariko nyine niyo ntacyo nabona nakwitahira. Ubwo ngewe nanjye ninjya kunzanda gutungura. Nta kibazo rwose. Ariko mwana mba shaka dogo. Gana twatuntu haturimo hariya twakiriza no mutipe n'ubundi nubwo yaje kugenda. Kigenda reba muri frigo sha reba muri frigo. Kadoge nkunda gakonje. Azanira gakonje ntacyo rwose niba ko nagira. Usigaye barabivugura ese usigaye afite n'agafirigo. Kurura ku gatebesha. Firigo ngewe. Ona firigo kako yari afite niyo nshobikoresha. Nese niyo usigaye ukoresha kubera iki wagiye kuyizana iyo wiguririya. Nese bari kuyihana. None akakara urabona wa mushiki wacu muto ntabwo ari kuyijyana.
ntabwo ari intuzi bashaka bakashaka cyaka kiri kunyita nahageze samwe kuri iyo meza nyine yari yigiye ku ruhande yizanira igiza hino kari akameza ese mwana nta no kwihanagura ngaho ndebe erega mwebwe bari muvamo mufite n'ibitambaro si koko urufunguzo se rurihe basi reka nze ndwizane n'ubundi kadogo ndabona atahagiye yewe mujya nta bya garafu rere nuko ushaka icyo umuntu yifashisha naho ubu urapfunduza igiti ko yewe none se ashaka gukina gukina koko se yagiye ntushyireho icyo giti ntabwo namenya ibintu biriho wenda reka niyeranje ndebe ko bikunda icyo giti namenya ako se ubundi ubungubu mwana nzanira agaseriviyete mbanze mpanagure abona nta kibazo ariko wapfa no guhanaguza sha byose ni imyanda jyana ati kuvuga ko hanagira umwanda mbese mwana sishaka nduzi unywa nk'ufite icyaka none se ubundi hari iwanyu mumeze gute ko nzi ko mbere kuri umukire basi nta n'igikapu bujuretse ubundi bazakunsura kumara iki twebwe ntabwo tuhaza gusura abantu duhetse ibyo ni iby'abaturage bo mu cyaro ya modoka yawe se ubu nta kintu irimo wese ziparitse kadogoje kuba muri ya modoka niba nta kintu yazanye sha igaruka sha irakinze ntabwo wabona uko ujyamo kurebamo ndibuze kwigirayo umva se ariko mwana ndashaka ngo ntize amafaranga ngo ari inzu yanjye imaze kugera inzu yanjye ndabona rwose aho igeze amafaranga atari kuboneka kuko urabona aho bigeze aho nyine nta ntuzi amafaranga yarabonetse nubwo atari menshi zana agafunguzo sha mwereke ibi aho bigeze wenda ndebe ko n'ibigega byaratangiye kujyaho muheruka ibi byose bitarajyaho n'aka kayendu bitarakanduza none ndabona ibintu bimaze kugera muri kimwe cya kabiri nyine amafaranga ubu ngubu ufite kuguza kuri banki ahubwo se ngaho yakura hehe ba se kaza umuntu udaheruka no kuza ngo nguhe na duke Yesu ugira ngo ngiye muri no nshingiyeho ariko mara ya sambu kaka yaduhaye narayigurishije imitwe yadufatanyije undi wari umukire ntabwo ukeneye kuzana ese wayigurishije twabanje kubijyaho inama pinda twabijyaho inama none reka nkubaza nyine nimba turi abavandimwe kuki wagiye kuyigurisha utambwiye byibuze nimba baraguhaye nka miliyoni 2 wenda nari kuvuga ati wenda kuko njye mfite amafaranga mperezaho nka 500 ahandi ukayajyana wese ubwo urumva nimba wayigurishije angahe Ebishanga mu none se nibwo nawe nigurishije kandi nta nayo nyifite nyine mbwira wayigurishije basi ntanayamenye ako shasike wambarana n'amaherena mwana no kubirombe mwana erega nyine gukira si aki ibintu byambara abagore mwana inaga ari abagore babyamba bamaze gukira rero handitseho ngwikiza ko ntigeze niga Chinese oya utuntu nyine ko amakipe umuntu afana yicariye muri sale ari kwinywera agafata ari kwirebera match z'i Burayi mba mbibona nyine ariko rero nshaka kumenya amafaranga wagurishije nyine iyo sambu urumva wenda agiye nubwo ntaho nakene base kagashiki kacu warakabwiye cyangwa nkaragiye nyine uragurisha uririye oya ariko mushiki wacu n'ubundi urabona harajye nese kuye mahoro akamaze iki umwana ufite imyaka 17-18 amafaranga ntago ajya buri cyama nese nari kuye mpaka yakoze iki nyine kubona naho nyine handi n'undi saye muhana navaho ntarangiza kwiga nese nitumurihira amashuri nimba tuyamurihira utanga menshi ninde ni wewe none se nimba ari ibyo utanga menshi nimba igihembwe ari 300 urumva ukazana senkari nkatanga 2,500 wagakwiye kugenda agafata iyo samba akayigurisha nese senkari njye nyakura senkari nyakura aho yakura tutangiye kunyurira kwa ko ndi umukene aho yakura aho ntabwo tutangiye kunyurira kwa ko ndi umukene aho yakura ntabwo handeba
ngewe icyo nshaka kumenya ni ukumenya amafaranga agurisha iyo sambu nangahe wayakozesheje iki. None se basi ubona kuba ndi umuvandimwe wawe bikurambiye? Ntabwo bindambiye. None se kuki utajya kuvuga ngo umukene? Nyine ibyo kuvuga ngo njye nigeze nkubwira ngo uri umukene. Nese kugenda uvuga ngo ntanga senkano gatanga 25 utangiye kubinjibutsa nyine to. Nshaka kubikwibutsa. None se nimba nifata nkatanga 250 ukifata ugatanga senkano wangize ukagenda ngo ugurishije isambu gute? Ariko se boss urabona nibwo ngari imihero hari ikibazo? Ibingibi ni muri corona ntabwo tujya tumwishimira. Oya ntumuhera. Ariko se kuki usuzugura tuguha? Ntabwo mbisuzuguye. Imehase mwagiye mukajya kwerera ntamenya mwizana mibi. Ngewe ndakamwera. Iyo ngango nyendenza n'urufunguzo wagiye ureka kwibagirwa nko kwitora ahantu kongera ikahatora urufunguzo nturufite hano mu mufuka. Se wacyane warushizemo ryari? Ese nk'umwana bari kuri wagiye umubwira neza ko ari umwana nk'abandi. Ese ntabwo wumvise ukuntu ambwiye? None se nyine ubwo nk'ubwo wamazaga ifunguzo kandi uzifite. Ako shabundi waje uresha gute? Waje ugera he niba ubyibuka? Naje nkugera. None usigaye ugera he mukwa? Nkugera. Urabona sa rutuguru kora ngo rusumbe zose. Wa. Uko urasi nkurasi? Uri gusaza ntabwo uri kubyiruka. kubyiruka. Ntuzongera kumbwira nabi. Taso. Nawe akiri umuhero. Sha. Utaguma yo kabana. None se ubu bintu rebo wagira ngo do. Aya mumane nibyo mwatora. Umuheha ipaki y'umuheha nabigura bibi. Kareba none ntibinanywa. Baranayigura se? None se wayikuye? Kadogo. Sije kuna kujya za byo kwitora mu kabari. Sawa nayogeje sawa yayogeje. None se kuki mutora? Kiri cyaka kukubaza. Ari wowe n'uyu umukuru ni? Mukuru nje wambaye. Ni wowe? Ukaba utari wazana umugore. Ukumara iki? Ntabwo ngurera. Murande. None se reka nanjye nkusubize ibyo mujya kubaje. Nimba umurera ni umugore wawe cyangwa ni umurera nk'umwana? Ariko uyu mwana yenda murera. None se nimba umurera ariko muhagiye ntabwo namwesha. Nta kibazo ariko. Ariko se none ko nanze kunywesha abamwe ibintu bawushyize. Ubundi byose ni iki? Ashase ngujana amakenga we ibintu watoragurisha gusanga biriho na za mikorobe. Akose ko muri abakinyi bashaka dogo. Usiga mpagararaho nta soni wowe. Caraho sha caraho ngaho. Ariko se niyo munserereza ngo nta mugore. Hase shaka we yakwatanagira cyuzuye. Cyangwa izana nani yimwe. nakicana. Uno nyene niwe yarajumunye kutakojeje ariko se nta nicyo bitwaye ko nta cicu mutindi. Burya nindi mwiberamo. Wowe ufite amafaranga yo kubigura. Ngo namenye ngira. Wisuzugura. Urabona boss yayamazemo. Aranagukubita se. Urabona amatama yaje yirabakwe. Ariko ufite umwana ugomba kumuha. Oya. Kwaza gira ndataye n'indoro maze no kwira. Urananyirukanye se. Ntagira utahe hakiri kare. Kanze ndeba isaha zigeze. Saa 11 saa 12 gira utahe uje kuryama dore. Kare. Saa 11:08 abona ndahita nihuta ntago ibintu bikaje cyane kugira ngo ntari bigira utahe uzagaye kuzuba utaha uzageza kare. Neze nzaje nzakare nimba ari wa mukobwa yaragukatiye. Nimba ari amasamba mvire. Naherutse ufite umukobwa utereta. Umukobwa n'ubu nyine turacyari kumwe ntari. Kize guhura arambwira ngo yigeze kumuca inyuma umungu yahuye ari kumwe n'undi mukobwa byaje kurangira gute. Nese hari ubwo twari twajya gutera igikumwe. Ariko nari naguze ipantaro wakintu. Konduri se wajya mu nayimesa shaho. Ikibazo kuyigura wenda byo warayiguze nubwo bwenge sinza wabukuye ariko nubundi biraya mu nundi ntago byo yimesa inkweto so kurara muri etage siziranye gero ntago nzagira uzura umva nkubwire ko mwana nira etage yatsora kuzajya ariko se ndagira kuri urwo rwego yagerageza basu ukarabe umese use nk'abantu
ashika tukazahera ku mashuri wewe shaka ufata wate kwingoza na mupfunduye Undurira. Zana hasi ibyo bintu mupfunduza koko basi muze kuza ngo twerere urufunguzo mupfunduye kanana n'uko Echakado ubundi ndagupfundurira na hano mwipfunduriye ndabona ntazi ibyanyu ubone funguzo ubigenda none n'amafaranga ari gutaka asanga turi umukozi wa guhamagaye jurire byaba ari umukobwa guhamagaye ikirasha n'ubundi ntiwaherukaga kumesa mwana urwaye corona se ndarwaye ariko banduze basi byibuze waranikingiye nikingiza eh nikingiza iki ako nawe urasitse ino ngiye kujya wemera pa mwana ndabona hari n'umugozi w'amakayi ngo tunashaka ko tuganiraho nze ngire nigere girije nasanga mukuru hari wandambere kaka kagafata ntabwo nagasigamo akazi yo kaziye mu mwana sakaza kuza kukana mutizemo nakira ntabwo ntabwo ndabizi n'ubundi ndawe niyakera kose asa cyagira ubwenge mu cyugo yasanzaga yatani nubwo wayigeze ushobora kuba warubatse nka fose ubwenge bucye barabuhoranye ushobora kuba warubatse ugasanga hejuru cyane hejuru hasi no hejuru nta nubwo uri bumerekeze se kado aho sha ariko iki kintu nicyongera kugukoroniza uzamuhamagare Sawa. acha petit frère utangiye gukura Sekundi kugenda nk'umuntu wasize. Nese uvuye he? kureba garafu rero kwa garafu rero Garafu rero ubu ngubu se wasanga yanakuvangiye. amaga pateriko ndumva ntazi ukuntu yise Gusa burigeza mu rugo cyangwa nk'ubufasha Saidi. shaka nyine wangenda ukangeza mu rugo ndumva nyine ntameze neza Nakundi reka musayidire. Ujye umenya arimo mera neza. ndahanyukira amagafata nyine ntampaye amahirwe Ari sawa. Uko yakuvangiye. nongeye nyine harimo navuga ngo n'amafaranga n'iki byose Numva se cyaragufite. rero Numva se cyaragufitiye ko nereka nanjye kwiganira Nifundire. Hado n'ubwo bwo kutana ngo akire bosi ubona bije nabi ntabwo aruhemba. Kundi ko bose yari muzima. None ngabone ko umugore ari impembe. Bosi rero uri ara mu muhanda ameze nabi. Arambwira ngo Ntabwo abesha kuri ngaho. avuye kwa garafe aho ngo Oya, ntabwo umugore yari yamuvanye. turabazi Oya. Ubwo ushobora gusanga ngo wamurozi ndabizi umurozi. urabwite genda mutabazi ngo ndumurozi. Ubwo rero ntabwo ari umutabara. Ubona se yasize n'umumenyi. Ko rero nawe kago urabona ko ameze nabi. Oya, none se kuko numvishe ko bosi afite umuriro mwinshi cyane.
cyangwa bamuzi oya ntabwo wowe niwo wamuroza ahubwo ugiye kumva icyiza twajya kumushakira aho nta kibazo ariko mva ikintu cyose amusaba wowe ko urabyirengera wowe ngenda bagufasha ngo ndabyirengera guteza ahubwo icyiza urarega kuva mu magambo uze tujye gushakira urabyirengera uravuga gutyo wakikora ngaho vuba tugende tujye kuwushakisha ariko nta n'uko apfuye uzabyirengera